cyane kandi ndabakiriye mu kiganiro Christ for the Nations Ministries podcast cyangwa iyo duhinnye izina ry'iyo organization tuyita CNM podcast. Uyu munsi ni ku cyumweru, ndizera ko mwagize icyumweru cyiza kandi ko mukomeje kugira umunsi mwiza. Nishimiye cyane kuba ndi kumwe namwe mugoroba, ndi kumwe n'abatumirwa ngiye kubabwira mu kanya. Ingingo tuza kuba tuganiraho uyu munsi irabivuga ngo Bibiliya ifite uwuhe mwanya ubuzima bw'abakristo. Umukristo wizeye Kristo, witwa umukristo, ubizi ko ari umukristo cyangwa se wishidikanya cyangwa wibara nk'umukristo. Bibiliya ifite uwuhe mumaro cyangwa ifite uwuhe mwanya, ikwiye kugira uwuhe mwanya. Iyo tubibuza kuba tuganiraho dusubiramo cyane. Ndi kumwe n'abatumirwa, ubusanzwe nkunda kuvuga abatumirwa ariko uyu munsi ndabareka batwibwire. Kiretse icyo nza kumva batavuze, nzi ko ari ngombwa ko mucyumva, nicyo ndibuze kubaca mu ijambo nkakibabwira. Ariko munyemerere mbahereze umwanya batwibwire. Duhere ibumoso bwanjye, ndi kumwe na Jess, ndavuga izina rimwe gusa ubundi atubwira amazina ye n'ibyo akora, ese n'ahasengera niba bishoboka, umaze igihe kingana ukijijwe, uduhe amakuru amwe n'amwe y'ingenzi. Isashimwe, nitwa Jess Karumugabo, ndi umukristo, nsengera kuri Omega Church, izwi nka Revelation of Omega Church. Ndi umuntu ukora akazi gatandukanye ko gushakisha ubuzima mu gisata nabara cy'ubuhanzi, ariko bujyanye na interior design na furniture cyangwa se gutegura mu mazu no gukora ibikoresho byo mu nzu. Nishimiye kuba namwe, isazana umugisha. Urakoze cyane. Uri ingaragu ko hari abashobora gukenera ayo makuru cyangwa urubatse? Ndi umusore wahise utegereje. Okay. Urakoze cyane Jess, nishimiye cyane kuba uri hano. Twayirukanaga kera mu kindi kiganiro ahandi hantu hatari hano. Nishimiye ko wemeye ubutumire ukaba uri muri iki kiganiro. Nawe ko turishimiye kuba hano. Yego, urakoze cyane. Turakomeza kwa Dr. Eddy, karibu cyane. Urakoze. Nanjye nitwa Hidufashe Eddy, nkaba nanjye ni umuganga, nkaba nkijijwe, nakijwe n'ubuntu bwo kwizera. Ibyaturutse kuri njye ngo ni impano y'Imana, ibyaturutse no ku mirimo yanjye, ahubwo ni Kristo wimpaye. Rero numva nishimiye kubana namwe. Nawe urubatse cyangwa uri ingaragu? Ndi ingaragu. Ko abaganga b'ingaragu ni bakeya cyane. Urakoze cyane, nishimiye ko uri kumwe natwe mugoroba. Twahirukanaga ndumva n'ubushize tuganira, twaraganiriye ku bintu bifite aho bihurira na Bibiliya. Dusubira mu kibazo cyavugaga se ubundi Bibiliya si y'abazungu buriya. Yego. Tugisubiza neza, feedback nziza, Imana iguhumugisha ko wongeye kwemera kugaruka kubana natwe. Ndi kumwe n'undi mugabo mwakunze cyane. Uyu mugabo nyirango n'umwe mu bantu bafite shorts dushyira kuri Instagram zifite views nyinshi. Nyirango iyo na meruka kora mu kanya ibone bikaniza byari 3400 bya views. So you are such a famous person. Ikindi amakuru mise mutanga atayivugira nuko mukanya bazambwira ko tutazakomeza kujya tumwita Mr. Israel, ubungu ari Papa Ivanka. Karibu cyane. Urakoze cyane. Nitwa David Israel Niyonkuru, nkaba tumubwiriza butumwa mu banyeshuri amakaminuza atandukanye muri Kigali. Nkaba nishimiye kugaruka muri kino kiganiro cyane. Urakoze cyane. Munyemere ntangire ikiganiro mbaha imibare imwe mu yo nakusanije. Nibaza kuri jewe ko ari imibare abakristo bose ariko cyane cyane abayobozi b'amatorero bakwiye gutekerezaho. Ntabwo ari imibare yo mu Rwanda, ni imibare yo muri Amerika, ariko iraduha ishusho yuko iyo mu Rwanda imeze. Dushobora kwishingiraho tugatekereza icyo igikwiriye gukorwa. Ubushakashatsi bwakozwe na Robinson mu 2002 bwagaragaje ko 93% by'abanyamerika batunze Bibiliya. Mu Rwanda 91% barwa nk'abakristo. Mu bushakashatsi bwakozwe mu 2022 bwa bundi bwa National Census bwagaragaje ko 91% by'abatura Rwanda, by'abatuye mu Rwanda ari abakristo. Muri Amerika ho 93% batunze Bibiliya. 60% muri abo ngo batunze Bibiliya nibo bonyine bayisoma rimwe na rimwe. 60% muri 93. Hanyuma 40% bayisoma rimwe mu cyumweru. Ubwo bigomba kuba ari umunsi wo ku cyumweru iyo bagiye mu materaniro. 40%. Itangaje nuko 25% nibo bonyine basoma Bibiliya nibura mu buryo buhoraho. Nabwo ntabwo bivuze ko ari buri munsi, ariko nibura bayisoma mu buryo buhoraho.
aho ni muri Amerika. Abantu bose bize aho literacy rate cyangwa se abantu bazi gusoma no kwandika umubare wabo uri hejuru cyane ugereranyije n'uwacu, ushobora kwibaza ngo mu Rwanda aho bimeze biti. Ariko ubundi bushakashatsi butangaje bwakozwe n'ikigo cyitwa Center for Bible Engagement, nabwo icyo kigo nicyo muri Amerika gikora ubushakashatsi ku bintu birebana n'iyobokamana ariko cyane cyane bwibanda ku Bukristo. Bavuze ko ubushakashatsi bakoze babaje abantu benshi cyane, basanga abantu benshi ingaruka nziza cyangwa hatangira kuba impinduka mu buzima bw'umuntu ari uko nibura asoma Bibiliya 4 mu cyumweru. Ngo kugeza kuri 3 mu cyumweru nta kintu cyo cyagahindutse mu buzima bw'umuntu. Abageza 4 no kuzamura bimwe mu bibabaho ni ibingibi. Cyambere umuntu usoma Bibiliya nibura 4 mu cyumweru no kuzamura, basanze bene abo bantu basharinga faith, babwira abandi bagenzi babo, babwiriza ubutumwa bwiza cyangwa babwira bagenzi babo ku byo kwizera kwabo inshuro 228%. Amahirwe y'umuntu usoma Bibiliya nibura inshuro 4 mu cyumweru yo gusangiza abandi ukwizera kwe iri kuri 228%. Amahirwe yo kuba yadisciplininga abandi, yakwigisha abandi bya Gikristo ni 231%. Naho iyo kuba hari byanditswe yafata mu mutwe niba asoma nibura 4 mu cyumweru ni 407%. Hanyuma Bibiliya kuyisoma ntabwo bigira ingaruka gusa mu kuba wabwira abandi ibyo wizera, mu kuba wagira abandi disciplinga cyangwa se utoza inzira z'Imana, no mu kuba wayifata mu mutwe gusa, hari n'ingaruka bigira ku mico y'umuntu, ku mico bwite. Basanze abantu basoma, iyo umuntu atangiye gusoma Bibiliya nibura inshuro 4%, amahirwe yo kuba yasinda agabanyuka 57%. Iyo n'ubundi ni bwa bushakashatsi nababwiye bwa Center for Bible Engagement, ikigo gikora ubushakashatsi muri Amerika. 57% bigabanuka kuba abantu banywaga inzoga bafite ibibazo byo kunywa inzoga nyinshi bagasinda. Iyo batangiye gusoma Bibiliya nibura 4%, bigabanyuka 57%. Abareba pornography cyangwa amashusho y'urukozasoni iyo asoma nibura 4%, 4 inshuro 4 nibura mu cyumweru, bigabanuka 61%. Hanyuma abaci nyuma bo bashakanye, sex outside marriage, biganyuka 68%. No kuvuga ngo niba uteganya gushaka umugabo ukaba wize neza kataza guca inyuma, wasanga Jess na Eddie basoma inshuro nibura 4 mu cyumweru, ngo bene abo ngabo bitabiganyuka 68%. Nicyo tugiye kuba tugarukaho muri uyu mugoroba, tugiye kuba tuvugana kuri iyo ngingo, tukibaza ngo ubundi abakristo ko ubutumwa bwiza bukubiye mu gitabo cyitwa Bibiliya bakwiye kugirana umubano umeze gute na Bibiliya. Reka ntangirane na Jess. Na Jess mubaza kuko mbere yuko tubwira abandi ngo bakore ibyo dukora, ni biza ko natwe tuba tubikora. Wowe ubuzima bwawe bwo gusoma Bibiliya bumeze bute? Ese wakangukiye gusoma Bibiliya ryari? Ukimara gukizwa, nyuma y'uko ukijijwe, nyuma y'imyaka myinshi ukijijwe, byagenze bite? Niki kigusunikira gusoma Bibiliya wowe? Mu ruhande rwanjye n'impamvu zibitandukanye z'imirimo turuze no kubigarukaho ku ma strategies yafasha umuntu gusoma ijambo ry'Imana. Njye bwa mbere ndisoma nibaza ko natangiye Bibiliya mushenge yageraga mu rugo yari ayifite ariye, n'uyu munsi nabira ndagura nkoresha mushiki wanjye kuko narayimwatse nyine ndayigumana, kandi ebyiri nibaza ko zitaba zikenewe. So byatangiye ba mu rugo. Mu by'ukuri sinibuka umunsi wa mbere nyifata, ariko ikintu nibuka nuko umunsi nayifashe narayisomye koko, narayisomye cyane, numvaga ari igitabo kirimo ibintu by'ubwenge ntarinze. Ndibuka kera twajyaga dukunda kugira ibintu kujya intonganya mu rugo na mama, dupfa ibintu bitandukanye. Nari umukuzi mukunda kugira impaka cyane, ariko urumva impaka n'umubyeyi wo mu kinyejana cyo hambere ushaka ko icyo avuze ari yego, byarangoraga. Sinzi rero umunsi umwe nigeze nakunda igitabo cy'imigani cyane, nza gusoma ahantu havuga ngo nuko niba udashaka intonganya irinda impaka, kuko ngo ushaka impaka ameze nk'uvuye intonganya. Iryo jambo narigerageza, ndavugana no cyo twakora nawe dupfa ibibazo, nzambona tugiye impaka zibaye nyinshi ariko nzigabanye, none intonganya nizibe. Babwiza ukuri nibwo nubaza niko nagize account ikomeye na Bibiliya, kubona yaranyijije intonganya mu rugo na mama. Kumenya ngo kubana n'umubyeyi ndabiretse, intonganya zishira gutyo. So nuko mu by'ukuri byatangiye. Noneho nagize ikibazo cyo nigaga mu kigo cy'abasilamu cy'abamizirima, aho mu kwemera kwabo twanigaga mu mashuri yuko Yesu atari Imana cyangwa umwana w'Imana,
ariko nongera ikibazo cy'uko mama yari yarambwiye ngo mwana wanjye nuta habaho ikintu cyitwa karande, habaho ikintu cyitwa ibintu byo mu miryango bisaba ko tubisengera. Ambwira ati mu ruhande rwanjye, mu ruhande rw'umuryango rusange hari ibyo ugomba kuzasengera. Hanyuma ariko nkagira ikibazo cy'uko Bibiliya yo hanyuma narumvise ijambo bavuga ngo wabongo kuvuka bwa kabiri umuntu akabicyari mu gishya. So urumva mene magambo nyine ukagira ubundi buzima butandukanye naho umuntu aba akomoka bitandukanye by'umubiri. Ariko noneho ngira iyo challenge navuga ngo aho bigeze rero, niba ayo magambo ari muri Bibiliya ngomba kumenya Yesu mu by'ukuri ni muntu ki. Nyuma y'ibyaha nari nifitiye muri uwo rugendo cyo kuzagarukaho, nabonaga n'ubundi bizambuza kujya mu ijuru. Navuga nereka mu amahirwe menye ibye. Nuko natangiye gusoma Bibiliya, natangiye nshaka kumenya gusa Yesu ni umwana w'Imana, Yesu ni Imana. Nuko ninje muri Bibiliya nshakisha. Uyu munsi niki kigusunikira kwisoma? Uyu munsi ikintu gituma nyisoma cyane cyane kubera ko akenshi tugira umurimo w'Imana wo kuvuga ijambo ry'Imana, ndetse nanjye hari igihe mba numva nkeneye kuri kwambatura. Hari ukuntu Bibiliya ni nk'ubwenge umuntu amenya cyangwa amakuru umuntu amenya akamuvangurira ibintu mu bindi. So uyu munsi kimwe gituma nyisoma cya mbere nuko mba numva nifuza kumenya ngo mbese kuri kino kibazo, kuri iyi myumvire, kuri iyi mitekerereze, kuri ibintu ndi gutekereza, ni iki Bibiliya bivugaho nk'ukuri kwayobora ubuzima bwanjye. Cyo ni cyambere. Cya kabiri nuko tuba tugomba kwiga ijambo ry'Imana kubw'umuhamagaro hari duhurana kenshi tuba tugomba kurisangira n'abandi. Jesse witwa ko ari umugabo, izina ryawe ry'ikinyarwanda ni ikinyarwanda nyine. Yego. Nyamara hari abantu benshi bavuga bati Bibiliya yazanywe n'abazungu ejo bundi ku ngoma ya Musinga. Byatangiye ku ngoma ya Rwabugiri, ariko ku ya Musinga nibwo byafashe indi ntera. Igitabo cy'abazungu abantu b'abanyarwanda bagisoma bagishaka mwiki. Umuntu utekereza gutyo uvuga uti cya gitabo ni cy'abazungu kandi ikindi cyanditswe n'abantu nkanjye, naho gitandukaniye nuko nasoma ikindi cyanditswe n'umunyarwanda noneho ahubwo w'umunyafrika. Umuntu nk'uwo ushobora gucibwa intege n'ibyo, nibaza ko cyane cyane abo ngaba batari abakristo. Ariko niki gituma Bibiliya itandukanye n'ibindi bitabo kuri wowe? Niki gituma washishikariza umuntu ari wese gusoma Bibiliya, cyane ko n'utari umukristo mu by'ukuri akwiye kuyisoma? Uvuze ko mu kuyisoma ariho wahishuriwe ko Kristo koko ari Imana. So umuntu ugifite iyo mbogamizi yo kuvuga ati kiriya kintu ni cy'abakoroni, wasanga ningisoma nzarangiza ndushijeho gukoronezwa nabo kandi ubukoroni twarabwanze, uramubwira iki? Mu by'ukuri Bibiliya burya urukundo umuntu nawe iyo atararwa bataramuroga n'urugero abona by'abarokore by'ubusazi, ariko baba bagize gutya bakamuhumanya akavuga ati sha ndapfukama mu nsengere ninshaka bari by'abazungu ariko mpfa kuba ndi uri bukire. So rero Bibiliya ni igitabo nabonye ukuri kwacyo ni ibintu umuntu agenda asoma yinjiramo akabona icyo bikoze mu buzima bwe, akabona ko igitabo kitameze nk'ibindi. So ni kwa kundi nabivuga gutya. Nkanjye ubwo nari mfite ibyari binduhije, mu ncamake nari nakuzanye umwuka w'irari ryinshi mu myaka yanjye y'ubuto. Nari mfite inyota cyane y'ubusambanyi ikabije, ibyara kwikinisha, ibyo n'ibyo byari bigoye umutima wanjye. Icyari kingoye cyane, numvaga nshaka umuta wava hose. So rero njye ntabwo mu by'ukuri nagiye ngiye gushaka Bibiliya, ngiye gushaka Yesu wo muri Bibiliya. Ndebe ko yankiza. Kuko navuga ati n'ubundi namwizera n'ubundi byanga byakunda nzarimbuka, kubera ko inyota ubuzima mbayemo mu gikandi kandi utabona basi ko ndi umwana mwiza ntibunyemera kujya mu bwami bw'Imana. So bivuze iki rero? Reka ndebe ko Yesu yamara iyo nyota y'icyaha. Nuko ninje muri Bibiliya. Yarakimumaze cyane rwose. So nawe muri 61% bita bishira iyo utanyitse Bibiliya. Sinzi pekunde, sinzi ngo ariko rwose ubwo mfitemo umugabane wanjye ma. Urakoze cyane. Eddie, ndakubaza ibibazo bigenda gusa n'ibya Jess, ariko kugira ngo bidufashe nawe bigufashe gusubiza kimwe ku kindi, reka dutangire ku cyo namubajije cya mbere. Bibiliya urayisoma? Niba uyisoma niki kigusunikira kuyisoma? Bibiliya ndayisoma. Impamvu nyisoma nuko nakijijwe. Bibiliya iravuga ngo mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. Rero na Dawudi aravuga ngo ikindi umunezero ngo nuko ijambo ryawe ryanzuye. Rero ijambo ryatuzuye rikadukura mu rupfu, n'urupfu nyine ari impfuye, rikakugeza mu bugingo. Ntabwo wakomeza kurisoma, ntabwo wabura kurisoma kugira ngo none rigukuze rikugeze aho Imana ishaka kuba. Rero biravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, kandi amategeko y'Imana ari mu byanditswe byera. Rero urukundo rwa Kristo nirwo rumunsunikira gusoma Bibiliya
twako nyine iyi Bibiliya iri jambo ndio ryanzuye n'ubundi. Mushobora kwibaza ibyo nabazaga Jesse Mukanya akavuga ngo urabona urimo koresha ijambo kuzura ariko mutaza kudusobanurira ko kuzuka naho uzuka. Uburi hehe iyo utarazuka upfuye mu buhe buryo, hanyuma kuzuka bisobanuye iki, uba hehe? Nagira ngo uwatwumva kano kanya kumva ngo ngiye nayo ngo ryaranzuye ashobora guhita yibaza iyo filozofi imeze gute. Ese uravuga kuzuka na Jesse igeze kuvuga ngo kuvuka bwa kabiri ukaba icyaremwe gishya, hari aho bihurira? Nagira ngo ufashe umuntu udukurikiye ushobora kuba atazi ayo materime menshi yo mu nsengero arebana n'ibintu byo kuzuka. Wenda kugira mfashe wenda batwumva, Bibiliya ubwayo ihamya ibyihamya ni ukuri. Ni uvuga ngo icyita rusange kuri iki nuko Bibiliya ni ukuri konyine guhari. Ni uvuga ngo nta kuri kuri hanze ya Bibiliya. Ni uvuga ngo niba ushaka ukuri ujya muri Bibiliya. Igihabanye na Bibiliya ntabwo ari ukuri. Rero Bibiliya iri kuvuga ku buryo umuntu ameze. Mu Efeso 2 umurongo wa mbere haravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe yarapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu. Ni uvuga ngo iyo umuntu avutse avuka imbere y'Imana agaragara ko apfuye. Kubera iki? Abatandukanyijwe n'Imana. Rero naho ngaho iki cyo kimutandukanije n'Imana. Noneho iyo ukomeza ugasoma Abefeso 2 baravuga ngo namwe yarabazuye mwebwe yarapfuye muzi ibicumuro n'ibyaha byanyu, ngo ibyo mwagenderaga kera mukurikiza imigenzo y'isi, mugakurikizwa amategeko ikirere ari wo mukorera mu batumvira, kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere y'imitima yacu byishakira, ngo kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Iyo bivuze ngo nk'abandi bose nuvuga ngo nuko nguko abantu bose bameze. Ndavuga uratubwiye ngo uyu mwana avutse imbere y'Imana basa n'upfuye. Ntago abasa, abapfuye. Abapfuye. Ngiye bivuze nabi cyangwa niwe bavuze ngo abasa n'upfuye? Oya. Ndashaka umfasha akakana. Abayishwe n'iki, azurwa n'iki? Kuko hano ashobora kuba umuntu urimo kutureba uvuga ati ariko sha ibyo bintu byo kuzuka giye uko navutse niko nkimeze. Reka mutangire. Imana yahaye Adamu itegeko ry'uko adagomba kurya ku giti yari yamubujije. Yamubwiye ngo imbuto zose ku biti byose wabirya, ariko iki giti kimenyesha icyiza n'ikibi ntakwiriye kukirya. Adamu inzoka iramushuka arangije arakirya. Amaze kukirya yahise atandukanya kuko Imana yari yababwiye ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Rero ngo umuntu abapfuye yishwe nuko Adamu yari igiti. Gupfa rero tuvuga no gutandukanywa n'Imana by'iteka ryose. Hagati yawe n'Imana nta busabane buhari. Nuvuga ngo ubugenda bakureba buriho ariko imbere y'Imana nta busabane, nta sano na rike rihari. No kuvuga ngo umuntu dukurikiye hano uzi ko adafitanye ubusabane n'Imana ubwo aribwo bwose, urimo uramubwira ko apfuye, akora iki kugira ngo azuke? Rero iyo ukomeje Bibiliya iravuga hano haravuga ngo kamera yonda ku murongo wa 10 nusome myinshi cyane. Ndayisoma kubera umwanya. Nusome myinshi cyane, nusome ariko nusome myinshi cyane. Ngo mwakijwe n'umuntu bwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo n'impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo tagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremye itwemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu Imana yiteguye cyane ngo tuyigenderemo. Rero Imana yakoze iki kugira ngo yingwe n'umuntu? Yatanze umwana wayo Yesu Kristo, araza arapfa, apfa azira ibyaha bano bantu bakoze, kuko imbere y'Imana ntabwo wajyayo, ntabwo wabana n'Imana uri umunyabyaha kandi utera nkayo. Imana yasubije rero uburyo umuntu yakera nkayo, itanga umwana wayo Yesu Kristo, araza yumvira amategeko yose uko yakabaye, amategeko utegekwa gukora, ntukice ntugasambane, yose arayumvira. Amaze kuyumvira noneho arangije yishyiraho ibyaha by'abazamwizera bose, abyishyiraho kugira ngo yishyure igihano cyari kibakwiriye, ko twabonye ko ngo kubwa kavukire turabo kugirwa umujinya nk'abandi bose. Rero ikintu Imana yakoze, yafashije umujinya yari dufitiye iwushira ku mwana wayo. Irangije avuga ngo ubutabere buroherejwe kuko umwana wanjye ahanwe mu cyimbo cy'abanyabyaha, kandi kubera ko Yesu Kristo yabaye ubuzima butunganye, umwizeye barwaho gutungana kwe. Rero kugira ngo ubabarirwe ibyaha ukizwe, nuko wizera ko Kristo ku musaraba yapfira ibyaha byawe byose. Iyo mvuze ubwira uriya muntu ibyaha byawe byose Yesu Kristo yarabipfiriye. Kuvuga ngo iyo mvuze byose nuvuga ngo ibyo yakoze, ibyo ukora n'ibyo uzakora, Yesu abyishyizeho ku musaraba imyaka 2025 ishize. Amaze kubyishyiraho aragusaba ngo wizere ko yabikoreye wowe. None umara kumwizera urabarwaho gutungana kose yabayeho yumvira amategeko y'Imana.
bityo uraba uhawe umugabane mu ijuru ubabarirwa ibyaha byawe byose uhabwe ubugingo buhoraho ubukijijwe. urakoze cyane. hejuru y'amagambo Dr. Idavuze, ikibazo nari ngiye kumubaza ndaza kukibaza Israel kuko sinshaka ko ibyo wari uvuze bihita bisibwa n'ikindi kibazo nari ngiye kukubaza. Papa Israel, Papa Ivanka, Bibiliya urayisoma? Niba uyisoma cyangwa utayisoma uratubwira impamvu. Bibiliya ndayisoma. Natangiye kuyisoma kera nkiri umwana, ababyeyi bantoje kuyisoma nubwo ntari nkijijwe, nakijijwe muri 2014. So nakuze nsoma Bibiliya ariko ntumva ikivuga ntayisobanukirwa. Icyakora nkuramo ziriya nkuru ziba zirimo Dawidi yishe Goliyati, Yosefu, Daniyeli mu rwobo rw'intare, kubera ko nta bindi bitabo mu rugo twabaga dufite byo gusoma keretse ibyo ngibyo. Kandi witwaga na Dawidi urumva agomba kumenya. So rero naho ngaho nakuraga izo nkuru. However muri 2014 Imana inkora ku maso bimwe diyavugaga iranzura, menya Kristo Yesu, menya umurimo yakoze, sa nk'umurikiwe. None ntangira gusobanukirwa ijambo ry'Imana, nkumva umunezero. None hari ibitabo kera ntarakizwa ntasomaga nk'iby'Abaroma, ngo Timoteyo wa mbere wa kabiri, ngabe Abefeso. Ntangira kubona aho bituma usobanukirwa ijambo ry'Imana, bitumenyesha iby'agakiza, bitumenyesha ibya Kristo uwo ari we n'icyo yaje gukora. Bitubwira guhera za nkuru za kera za ba Yosefu, ba Dawidi, yuko zose zipointinga ku mugabo witwa Kristo waje gupfira ibyaha by'abari mu isi. Ndimo ndaseka kubera ko ibitabo wasomaga mbere byari ibitabo birimo inkuru gusa za ba Dawidi n'abandi, urangije Abaroma, inzandiko zarimo inkuru ntizisoma. Kandi hari abantu benshi bameze gutya ko tutaranahagera aho ngaho, nubwo naho ndi bugagaruke kwa kubaza. Ikibazo nari ngiye kubaza Edi nuko yari amaze kuvuga ibintu bikomeye cyane, ntashobora kongera guhita mubaza ikibazo naba nsi ibyo yaravuze mbere. Ariko asubiza ikibazo cya mbere yavuze ngo ukuri kurimo hano gusa, n'ahandi hantu na hamwe wabona ukuri nyako. Ukuri kuri muri Bibiliya, apana muri telefone yanjye. Yego. Ikibazo nigeze n'ubundi nari nabajije n'ubundi Jesse. Hari umuntu uvuga ngo ibyo bintu ntabwo nzi ikintu gitera umuntu kuvuga gutyo. Ntabwo nzi ikintu gitera umuntu kuvuga ngo Bibiliya niko kuri. Niba yarazanywe n'abazungu muri Afurika baje bagamije kutwica no kudukorana no kugira gute ikibazo usa nkaho gisubije ubushize uvuga ko wowe na papa undi Ardi muvuga muti yego hari abaje bakora ibibi ariko hari n'abaje barahagwa, kandi nta yindi nyungu nimwe batavuye ibwami, atarabatware mu bihugu byabo baraza barahagwa. Ariko hari abantu bagira impungenge zo kuvuga ngo kiriya gitabo cyanditse gishingiye ku muco w'abazungu, cyazanywe n'abakoroni. Wazanga abantu abana banjye bakomeje kugisoma, nanjye ngisomye narangira mbaye umuzungu. Yego. Kandi Dr. Edi nubwo yize amashuri menshi arimo yivugisha ngo niko kuri konyine, wasanga ari uko yigishijwe n'abazungu. Umuntu nk'uwo ugifite izo mpungenge zo kuvuga ngo kuri kwa Bibiliya ndagushingira kuki nayo numva nayizera ari y'abazungu, uramubwira Okay, urakoze cyane. Waruhereye ku kibazo se Bibiliya niko kuri konyine. Ndahera kuri iri jambo Bibiliya ni ukuri. Ahubwo ikitari ukuri ni ikintu cyose gicontradictinga Bibiliya, kivuguruza Bibiliya. Kivuguruza Bibiliya. Imana itubwira uburyo bubiri yatwishuye, yahishemo ukuri kwayo. Ntabwo ari muri Bibiliya gusa, hari no mu mucyo w'ibyo yaremye. Biravuga ngo isanzure rigaragaza gukomera kw'Imana, ubutware bw'Imana. Birivuga yuko yanditse amategeko yayo ku mitima y'abantu, ku buryo nawe utafite Bibiliya urabizi ko kwica ari icyaha, ko gusambana ari icyaha. So urumva hari ubundi buryo Imana agiye ishura ukuri. Iyo tuvuze Bibiliya ko ari kuri konyine, niko kuri konyine guhagije ngo guhishure umuntu agakiza, guhishurire umuntu Kristo Yesu. So rero hari kabiri kongero kabiri ni kane, uko ni ukuri. Rero impamvu ari ukuri nuko kudakontradictinga Bibiliya. Abyumva? So iyo tuvuze ko ibindi byo Bibiliya ariko kuri konyine, so nuko ariyo source y'ukuri. Abyumva? Iyo soko y'ukuri. Ni nayo basis, nurwo rufatiro rw'ukuri, ku buryo ibindi byose bicontradictinga Bibiliya biba atari ukuri. So ikindi cy'abazungu rero kuba ariyo bayizanye Bibiliya,
I think yuko ari kudasobanukirwa. Nta muzungu wigeze wandika Bibiliya habe n'umwe. Bibiliya yanditswe n'abagabo barenga 40 mu gihe cy'imyaka 600 kuri kontina eshatu, ku migabane itatu: Aziya, Afurika na Europe. Nta muzungu rero urimo mwaho. Tubone ko yagiye ikoresha abantu bari ordinaire, abashumba, abapasiteri, intumwa, abarobyi, muri bo nta muzungu wari urimo. Ikindi kintu gitangaje ni ukuvuga ngo New Testament, isezerano rishya, umwe mu bagabo bayirikognayizinze bwa mbere ni umugabo w'Umunyafurika yitwa Athanasius wo muri Alexandria muri Egypt. Niwe warikognayizinze ko ibyo bitabo bya New Testament ari byo bifite ubutware byo gutwara itorero. Hari muri 337. Urumva iyo myaka ishize. Rero nta muzungu ari waza muri Afurika, nta nubwo abazungu bari ibice, wenda reka dufate igice cya Amerika cyane n'ibindi bice bya Europe bindi, ntabwo byinshi byari bidevelope nka Afurika nk'uko Egypt yari imeze, cyangwa Carthage cyangwa Kush. Of course hari ibice byari bidevelope nk'iby'Abagiriki, wenda na Ubutaliyani byaje nyuma. Muri 300 nibwo Itali yari itangiye kugira imbaraga, Rome itangiye kwiyubaka, abyumva. Ariko hari ikibazo cy'intambara y'Abarbarian ku buryo yari tarakomera nk'uko Alexandria muri Egypt yari imeze, cyangwa umujyi bita Constantinople. So ni ibyo ngibyo. Ntago rero iyo umuntu avuze ngo biriya niyo abazungu aba avuze ikintu gifatika, aba atasobanukiwe ahubwo. So ikindi, Bibiliya ifite imbaraga ku buryo koko yageze mu bazungu, igera muri Amerika, ikora civilisation ikomeye, ikora uburyo bw'ubutegetsi n'imibereho bukomeye cyane, ku buryo Bibiliya igeze ahantu hose birigeze harahinduka bikomeye cyane. Education iriyongera kubera ko abantu, kugira ngo Bibiliya abakristo twizera ko tugomba kuyisoma, abantu bazayisoma batize, abakristo bagatangiza amashuri, ahantu bagatangira kuba literate, ku buryo imico myinshi kugira ngo itangire ibe civilize, ubusanga byatewe n'uko hari abamisiyoneri bahageze bagatangiza amashuri kugira ngo babashe gusoma Bibiliya. Ahubwo Imana ishimwe ko ijambo ry'Imana Bibiliya ryageze hano muri Afurika. Ahubwo kwibaza, se ko umuzungu yarabizanye ni bibi? Oya, ntago ari bibi. Kuba umuzungu yarafite indi agenda imuzanye itari kwigisha Bibiliya, byo ni bibi? Yego, ibyo ngibyo ni bibi. Dukwiriye gutandukanya ibyo byombi. Murakoze cyane. Njyewe cyongera nibaza abantu bashobora kuba bajya birengagiza, nuko iyo tuvuga Afurika ngira ngo ntabwo tuba tukibuka ko hari ibihugu bitakoronijwe cyane, kandi kimwe mu bihugu bitakoronijwe cyagize Bibiliya mbere y'uko mbere y'uko King James version isemurwa cyane. Ethiopia ifite Bibiliya, sure, twaba twatandukanije canon, ariko isezerano rishya uko ryakabaye bararifite, kandi ntibakoronijwe, kandi cyahageze kera cyane mbere y'uko n'iryo jambo n'ubukoroni. Mbere habagaho slavery, ariko ntabwo ijambo ubukoroni yari ryakaje, wenda ryari ririho ariko ntabwo ryakabaye ubukoroni. So nibaza ko mugani wawe nk'uko bivugaga haba harimo no kudasobanukirwa neza. Ariko reka musubire ku kibazo nari navuze ko nza kukubaza. Ndafata bibiri mbishyire mu kibazo kimwe, ubwo niwo uri bumenye uko bivangura. Cya mbere, uretse actually nawe ntabwo tumureka, nanjye kuvuga uretse wa muntu Edi abwiye mu kanya ushobora kuba ari tayari noneho, ariko nawe simureka, kuko niba yizeye ibyo wamubwiye, yizeye ubutumwa bwiza wamubwiye, yamaze kuba uwizera, yakenera gufashwa gusa. Ariko so uwo nguwo n'abandi benshi, kuri wowe Israel, iyo wigisha abanyeshuri, wigisha ukoramo umurimo w'Imana, iyo uhuye n'abandi bakristo muganira, iyo witegereje muri rusange, ubona Bibiliya ifite uwuhe mumaro ku buzima bw'umukristo? Aho niho uri buhere unatubwira kuri wa muntu ukisanga rwose niyo arimo gusoma yikundira inkuru za ba Dawidi no gutsinda Goliyati, wikundira wenda yaba yakoze ishyano akajya mu butumwa bwiza biriya bitabo bine, ariko ibintu by'Abefeso, ibintu by'Abakorinto, ibintu by'Abatimoteyo uvuga mu kanya bikigora, arasoma kumva
iyo arimo kubyigisha mu rusengero numva biryoshye ariko ngiye kubisoma ntabwo biza uramubwira iki? So icya mbere navuga ni uko impamvu ukwiye gusoma Bibiliya waba wenda wizera cyangwa urimo urashaka kumenya ibya Bibiliya n'iby'abakristo bizera, impamvu ukwiriye guhera muri Bibiliya ni uko ariho Imana yashyize ubwo bwenge butuma abantu bamenya iby'agakiza no gukura muri ako gakiza. Reka ngusomere inkuru y'umugabo witwa Timoteyo uburyo we byagenze. Muri Timoteyo 2:15 aravuga ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. 16 ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumana gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza. Icyambere kugira ngo ukizwe nuko usoma ibyanditswe, kubera ko mu byanditswe byera niho Imana ashyize ngo ubwenge bubasha kuzanira umuntu agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Nuko ngo Kristo Yesu Imana agiye imushyira mu byanditswe byera ku buryo kugira ngo umuntu abone uwo Kristo kugira ngo akizwe nawe nuko asome ibyanditswe akizera Yesu Kristo agakizwa. Uwo muntu akijwe rero abatubwira uburyo akura aba umuntu ushyitse. Umurongo wa 13 na 17 baravuga ngo ibyanditswe byera byose byometswe n'Imana. Ugeze kubaza ikibazo kare ngo kubera iki usoma Bibiliya? Nuko ari ijambo ry'Imana byometswe n'Imana. Ariko tekereza, Imana yandikije ikintu singisoma, uri umuntu ndinde kutagisoma. President wagoye akareta ukabona ireti ikugezeho waditurutse mu biro by'umukuru w'igihugu, wagira amatsiko n'umunezero wo kubisoma. Niko kubakijwe bimeze. Ibyanditswe byera byometswe n'Imana bigira umumaro. Icyambere ngo nuwo kwigisha umuntu, wa kabiri kumwemeza ibyaha bye, cya gatatu kumutunganya, icya kane kumanira gukiranuka. None se n'icyo umukristo akeneye uretse ibi ngibi? Akeneye kwemezwa iby'ibyaha bye, ibyanditswe birabikora. Akeneye no kwemezwa no gutunganywa, birabikora. Akeneye kwigishwa gukiranuka, birabikora. Ngo kugira ngo abashyitse afite imukwiriye byose akora imirimo myiza. Ngo nta kintu umuntu wasomye Bibiliya azabura kugira ngo akore iby'Imana imushakaho. Ngiyi impamvu ukwiye gusoma Bibiliya. Ngiye kuri wa muntu uvuga ati genda soma nkumva sindimo ndabyumva, nkumva sindimo ndabisobanukirwa, bigasa wenda akenshi bahita bahungira mu nkuru za Yosefu, muri za Dawidi, which nta n'ikibazo bitwaye ko biritubwira ko byandikiwe kugira ngo batubere akabarore. Ariko ndagira nkubwire ikintu cya mbere nshaka ko atekerezaho, ashaka kuba adakijijwe. Uzi impamvu biribwa yuko umuntu wa kamere atabasha gusobanukirwa ibintu by'umwuka, ngo bisaba umwuka wera kugira ngo umuntu abisobanukirwe. Iyo umuntu yizeye Kristo Yesu, umwuka araza akamutura muri we, akamuhumura amaso. None nibwo bisoma ukumva bya bintu utajya gusobanukirwa urabisobanukiwe. So ako kantu ga checking. Ikindi cya kabiri nuko nujya no mu nkuru za kera ukwiriye kujya gushakamo Kristo. Nimba urasoma ngo Dawidi na Goliyati, ntukirebe ngo utibona nk'ari Dawidi. Ntabwo wandikaga rugero yavuga kuri Dawidi. Ntawibona nka Goliyati. Iriya nkuru igaragaza iki? Ntayibona nka Goliyati. Iriya nkuru igaragaza Abisirayeli batsinzwe, bafite ubwoba, Imana umutabazi iza gutabara, ikoresha umuntu w'umunyabyaha nka Dawidi kugira ngo abe igisubizo ku bantu b'Imana. Bikagaragaza Kristo, urabyumva, Imana itanga kugira ngo azadutsindire Goliyati wacu aricyo cyaha, adutsindire tubone inyungu z'agakiza ke. Nk'uko Abisirayeli banezera inyungu z'agakiza z'intsinzi batatsinze, niko natwe turyoherwa inyungu z'agakiza zabonwe na Yesu Kristo. Rero nujya usoma mu isano rya kera, jya ushakamo Kristo Yesu, kubera ko guhera muri Genesis yatangiye kuvuga yuko hari Mesiya uzaza uje gukiza abantu ibyaha byabo. Rero nujya usoma hariya, jya ushakamo Yesu Kristo. Ikindi cya kabiri wenda nsoza kugira ngo mpe n'abandi umwanya, nuko hari ibice byo muri New Testament bigoye gusobanukirwa. Bibiliya itubwira yuko rero niba Bibiliya isobanuzwa Bibiliya, urabyumva, so ushobora gusobanura mwakugora ujya ahandi
urebe twa tuntu turiho munsi cross reference zo ku munyarwanda nabyita impuzamirongo uyisome wenda bazakujyana ahandi hagusobanure nimba ko kuri uwizera ndumva ari ibyo ngibyo navuga. urakoze cyane kabisa urakoze cyane. tujye kwa Dr. Ed. hari umuntu ushobora kuvuga ngo Dr. Ed agomba kuba yatubeshye, agomba kuba Bibiliya atayisoma. umuntu w'umudokita aba ari umuntu ugira akazi kenshi. niba ngewe w'umuhinzi kubona umwanya wo kuyisoma bingora, Dr. Ed akuraho umwanya wo gusoma Bibiliya. hari umuntu uvuga uti sha niyo ndebye ibintu mba mfite mu cyumweru rwose ntabwo ari uko Bibiliya nyanga nuko mbura umwanya. uramubwira iki? icyo wenda cyambere namubwira ubundi wowe ubigenza ute nk'umuntu w'umudokita kugira ngo ubone n'umwanya wo gusoma Bibiliya? uko njye mbigenza rero ni uko ndabizi yuko ubuzima bwanjye bwa gikristo bushingiye kuri Bibiliya. ntayisomye nta gukura guhari, nta kurwana n'ibyaha ngo mbitsinde. ubwo bivuze yuko ndasubira inyuma, kandi biravuga ngo ntabwo dukwiye kuguma kuba abana duteraganwa n'imiraba, ahubwo ngo tugomba gukomeza tugakura. rero ndayisoma kubera yuko nzi ko ariho ndi bukurire nk'umukristo. rero kuyisoma n'akazi mba mfite ubwo bishiraho nyine uko ndabizi ko akazi kanjye ndara nk'izamu. ariko kugisoma Bibiliya ntabwo bisaba gusoma amasaha 5. ushobora gufata iminota 30 ugasoma Bibiliya. ikibazo nuko tuba dushaka gusoma ahantu hanini, ariko ushobora gufata 20 nkavuga nti uyu munsi ndasoma Abefeso igice cya mbere kuva ku murongo wa 1 no kujya ku wa 2. buri 20 yonyine ibirimo ubutunzi bwinshi. nk'urugero nka cyane navuze ngo namwe yarabazuye. icyo cyonyine ukakibaza abantu se bazutse gute, bapfuye gute? Njye napfuye ryari? abantu bapfuye ryari? ese ni physically ese no gupfa bisanzwe? urumva icyo kibazo ukiri gukibaza umunsi wose kwa kwagisomye mu gitondo. ni mpamvu abantu bagirwa inama yo kubasoma Bibiliya mu gitondo kugira ngo noneho nujya kwiga umunsi wose igufashe kwitekerezaho, bigufashe kwitekerezaho, noneho ube niba hari ibyo yaguhamagariye gukora urebe uburyo uri bubishyire mu ngiro. rero ikimfasha kugira ngo nyisome nuko ndibaza ese ko kugira ngo mbeho mu buryo bw'umubiri bisanzwe njya gushaka amafaranga kugira ngo ngaburire uyu mubiri wanjye. none se uyu mubiri wanjye w'imbere we, uyu muntu wanjye w'imbere wakijijwe na Yesu Kristo warabaho ate? arasonza ninamugaburira. rero Bibiliya niyo yonyine nkeneye kugira ngaburire. icyo nuza Israel yaravuzeho mu kanya, ndashaka kumva perspective yawe kuri cyo. ngo niba wemeranya nacyo uragishimangira, kandi niba utemeranya nacyo ndakwemereye umukatire. yaravuze ngo ushobora gusanga impamvu abantu badasoma Bibiliya cyangwa babisoma bakumva ni Igifaransa cyangwa ni Ikilatini, bakumva ni ibintu bigoye kubisobanukirwa. ari uko wa mugani wawe wa Bibiliya ijambo ry'Imana ritabazuye. ugitekerezaho icyo urakivugaho icyo wowe yabagiriye inama yo kuvuga ngo niba ujya ugira icyo kibazo ngo ubanze wicekinga. we nicyo Israel yavuze, wowe ugitekerezaho iki? rero nibyo ni ukuvuga ngo iyo udakunda ijambo ry'Imana, wenda kugira byorohe kansome, Yesu yaravuze muri Yohana igice cya 15 umurongo wa 1. ni ukuvuga ngo ubundi ijambo ry'Imana haba umunezero kwa Kristo. ni nko kuvuga niba uzi ko umuntu ntabwo afite akazi gari kujya ku kazi kari mu garuburire. rero udakunda ijambo ry'Imana ntabwo aba akunda Kristo, kuko Kristo ni ijambo ry'Imana rivuga. Yohana igice cya 15 kamere ku murongo wa 8. hejuru aba yavuze ku murongo wa 7 ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. cyane twagikunda kuvuga n'abantu benshi kuko bashaka ibyo bashaka kamere yaje shaka. ariko Yesu yavuze ngo nimuguma muri nje n'amagambo yanjye akaguma muri mwe ngo musabe icyo mushaka muzagihabwa. umurongo wa 8 ngo ibyo nibyo byubahisha data ngo nuko mwe imbuto nyinshi mukaba bigishwa banjye. ngo mwe imbuto nyinshi mabigishwa banjye. ngo uko data yankunze ngo niko nanjye nabakunze, nuko rero mugume mu rukundo rwanjye. nimutondeye amategeko yanjye muzaguma mu rukundo rwanjye nkuko nimutondeye amategeko ya data nkaguma mu rukundo rwe. 11 rero niho nshaka tureba ngo ibyo mbibabwiye kugira ngo umunezero wanjye ube muri mwe kandi n'umunezero wanyu ube mwinshi. rero ntabwo umunezero wa Kristo waba uri muri wowe, kandi avuga ngo kugira ngo umunezero wa Kristo ugume muri wowe nuko nyine ngo ibyo mbibabwiriye, ibyo bababwiye ni ijambo ry'Imana. ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo umunezero wanjye Yesu Kristo ngo ube muri mwebwe bizera,
ngo kandi umunezero wanyu ube wuzuye. Rero umuntu wese wizeye wakijijwe, niyo mpamvu byita kuzuka buriya, urazuka kubera ko wari uri ahantu upfuye, umuntu arakuzura kujyanye ubuzima. Bityo rero urakunda ibuzima. Umupfu ntabwo yakunda ibuzima ko arapfuye, nta nubwo azi n'ibyaho. Rero wakijijwe wese akunda ahantu ari. Ahantu Kristo rero yamuzuriye, nyine aba yumva ashaka kumenya nyine ibyo uyu wamuzuye ashaka. Rero ngo mwumve bugiye kujya umunezero wanjye ube muri mwe. Rero umuntu wenyine ufite umunezero wa Kristo ni umuntu wizeye by'ukuri. Rero niba udakunda ijambo rya Kristo, ubwo ntukunda na Kristo. Nyine papa wawe, niba ukunda papa wawe akubwira ngo jya kuvoma ntujyeyo, ubwo se urakunda papa wawe. Ubwo rero Kristo afitanye isano n'abo yakijije ku buryo haba hari ibihamya yuko koko yabakijije. Igihe kimwe mu bihamya rero ni ugukunda ijambo rye. Rero icyo niba kidahari bifate, niba nta jambo ry'Imana ukunda, utangira kwibaza ese ko narakijijwe, kuko uyu wanyijije yampaye Mwuka Wera. Mwuka Wera hari ibyo akora, ni ukunshishikaza gusoma ijambo ry'Imana. Ntabwo ari kubureza udakunda ijambo ry'Imana ko adakijijwe pe. Wenda ngo tuvuge niba udakunda ijambo ry'Imana yuko it's clear ntabwo ukijijwe. Oya, ntabwo ari cyo turimo turavuga. Hari abantu bashobora kuba bakijijwe badakunda ijambo ry'Imana, ariko nabo bishurikeze, haba ari icyaha mu buzima bwabo. Hari n'ibiri bitajyana, icyaha no gusenga no gusoma ijambo ry'Imana, kimwe kiniga ikindi. Uko usoma ijambo ry'Imana ukanasenga biniga icyaha, uko uri mu cyaha biniga ijambo ry'Imana no gusenga. Rero ukwiye no guceka nimba wari uwizera ku bandi bantu no bizera badakunda ijambo ry'Imana, haba hari ibindi bintu warutishije ijambo ry'Imana, kandi icyo ngicyo ni icyaha. Imana ikwiriye gufata umwanya wa mbere mu buzima bw'uwizera. Merci beaucoup. Kandi takavuga twari kubipfa. Nta kintu wari kongeraho icyo navuga nyine icyo avuze nuko ntago biri black and white, umweru n'umukara, ngo kuba udakunda ijambo ry'Imana nyine bivuze ko udakijijwe. Ariko ibiri mu bita alarming signs, cyangwa se ibimenyetso mpuruza bishobora, niba ugumye kudakunda ijambo ry'Imana, ukaba ugumye muri iyo state, muri ubwo buzima, nyine ugomba gutangira kwisuzuma. Yego. Urakoze cyane. Jesse yahoze yivugisha ngo ibintu akora ngo ni ibyo gushaka imibereho, ariko jyewe nk'umukiriya we nzi ko akora ibintu byiza, akora ubushabitsi cyangwa business, kandi biriya bintu yavuze akora byiza cyane. Hari abantu bakora business, bakora politike, bakora imirimo nyine tuvuga ngo ituma bahora ari bahuze, kabura umwanya, akavuga ati mbura umwanya wo gusoma Bibiliya. Urumva niyo mubonye amasomo ahitazamo, nkaba mfite ibyo gusoma byo ku ishuri, cyangwa se hari igitabo ngomba kurangiza, ibintu nk'ibyo. Umuntu ubura umwanya wo gusoma Bibiliya, wowe ko nawe uri umucuruzi, bikabajya bibaho ko hari igihe ugira abakiriya benshi, umwanya ukagabanuka, uramubwira iki? Ese ubundi wowe ubigenza ute kugira ngo ubone umwanya n'ubwo ukora ibyo bintu byinshi bitoroshye? Murakoze cyane. Buriya hari ikintu nabonye, iyo umuntu afite impamvu y'ikintu biramworohera kugikora. Abantu bamwe uvuze muri bara batajya basiba ga siporo, bashobora kutabura umwanya wa ka sauna bitewe n'agaciro babiha. Rero neka ko ngiri mu mugisha nareba muri kamera nkababyutsamo iyo nyota, nkamubwira ni yaba wari uzi ko ubwo bucuruzi, iyo mirimo ikomeye ubamo, iyo mirimo y'ubwenge ubamo, iyo tubakiye ku ijambo ry'Imana, iyo tubakiye mu gutinya Imana dukura mu ijambo ry'Imana, ko bameze nko kubaka etaje nziza ikomeye itabashwa ariko yubaka ku musenyi. Impamvu mbikubwira ni ukubera iki? Tubonye abantu benshi bahawe inshingano zikomeye, bagushwa n'ibyaha bito. Ukumva ngo umuntu ngo yariye ruswa y'ibihumbi 100 ahembwa miliyoni 2. Mu by'ukuri iyo yaba yaramenye ijambo ry'Imana yuko bitugukwa hari icyaha, icyo ari kuba gisimbutse. Ndumva nifuza ko uyu muntu basi yamenya ngo kimwe mu bintu uyu munsi gishobora kuba kizamukoza isoni. Uyu munsi Bill Gates, amwe mu bantu bakomeye ku isi, amaze igihe ari mu bintu by'imanza n'amafoundation yiwe n'umugore we, ariko ndiringira ko yamenye ijambo ry'Imana, akamenya uburyo Yesu ashaka imiryango, ashaka ko abantu babana, bakundana, batareba iby'isi. Uyu munsi ari kuba atari kwicuza, adafite byose ariko abuze icyo yitaga ikinyenzi mu buzima bwe. So nyamubwiye uyu muntu rero ko Bibiliya, ijambo ry'Imana
ribitse amabanga menshi akomeye y'ubucuruzi, y'icyafasha umuryango wawe, y'icyatuma abana urimo urarera uyu munsi ejo uzabona nuko basigira ibintu wakoreye bitari ibyo kubica. So urumva nk'ubu dufite imiryango itandukanye ifite ubutunzi ariko yabuze abantu gusigira kubera iki? Umwana kuko atabonye urukundo rw'umubyeyi, ni birevuga ngo umugabo yite ku rugo rwe, ariko icyo ntiyo gisomye mu gihe cye yari ahuze ari mu kazi, ariko umwana uyu munsi kubera ko kubura urukundo ari mu by'abwenge. So bigezaho umuhereza ibyo warunze wifuzaga kumukorera ngo umuhereze, kuko titiringe ijambo ry'Imana umenye ukuri, uramuha bitana akitera inshinge z'ibiyobyabwenge. So ni igikomere ndabyumva nk'umubyeyi, ariko basi watangira ubu ukamenya ngo ni inshingano kumenya ijambo ry'Imana nk'umugabo, k'umwana muto, nk'umusore, nk'umubyeyi, kuko niko kuri kundi gukomeye gusashe munsi y'ibirenge byacu tutajya tubona, kandi gutumye abantu bashobora kugera kuri, batumye abantu bashobora gukomera. So ndagira ngo umubwire ngo hari ijambo rimwe wasoma muri Bibiliya hano rigatuma ubuzima bwawe buhinduka, rigatuma kariyeri yawe itera imbere, bigatuma kuba uri dogiteri uyu munsi ugira performance nziza, kuko urukundo wigiye mu ijambo ry'Imana, urukunze abarwayi, nta kwarozi, ntago wagira ibibazo byo kuvuga ngo reports hari umuntu maraporo akuvuga ibintu bikomeye bitagenze neza. Ntekereza ko rero ndagira ngo mukumbuze mubwire ngo uzi ko bajya bategura ibitabo byiza bya finance kandi akakibonera umwanya. Igitabo cyiza iyo umuntu amaze kubyara, igitabo atasomye cyo kurera abana aragenda akakibura amafaranga ye kandi yarabyaye. Igitabo giso urumva rero yambwiye ngo nubwo utaramenya ko ijambo ry'Imana rikeneye n'ukuri arikeneye. Urugero nkanjye ndi umusore navukiye Nyamirambo, narahakuriye, ndakubwiza ukuri ntagira ijambo ry'Imana nanjye nari kuba byibura rwose. Nakuze iwacu bafite n'akabari tubiri, papa ke mama wanjye ake, so numva ntagira ijambo ry'Imana kuba ndinde ariko bafite butatu nari kuba baransiye bubiri yifite undi nkabune bwanjye ndo umushona. So simvuze cyangwa waribye amafaranga yawe yose baraho ya sindi gupfobya nyirizina business n'ubwo ijambo ry'Imana rimbwira ko ubwo bwoko bw'ubucuruzi butubaka ubwami bw'Imana, ariko mu by'ukuri ushobora kumeza ngo ijambo ry'Imana ni ikintu uyu muntu akeneye. Nameze uburyo yabikoramo n'ubuhe, hari uburyo tujya dukoresha kukazaho nkorera, dufite radio dushyiramo Bible yitwa Bible U version, ushaka gushaka kuri Play Store, kuri Android App Store, hariho Google Play, no, it's App Store. App Store ni Apple ya App Store na Google Play. So hariho wakwandikamo U version Bible, U version barakubona kabira k'umutuku kara urakadownloading kandi so U version. So uze kujya kuri Kinyarwanda udownloading Bibiliya ijambo ry'Imana, ifite audio, man of God, ifite audio ku buryo dushyiramo biri ijambo hanze ijambo ry'Imana abantu bakumva Matayo mu minota mu gihe kitarenze isaha. Matayo yose bakaba baramurangije kuva amasekuruza bya Yesu kugeza Yesu azutse agiye mu. Urumva Bibiliya ngo uko byaha bizasaga niko ubuntu buzasaga. So hari uburyo bworohejwe n'ukuri no kuri Google kwandikamo YouTube mu gihe uri mu kazi uri upshyamo kuteri ugashyiramo ukandikamo Bible igitabo runaka cyangwa se n'ingisho runaka, ariko cyane cyane ibintu cyo twushaka n'ijambo ry'Imana ukabyumva. So nicyo babwiye Yesu ati aya magambo uyahoze ku mutima uyibwe ku mwana nijoro. So no kuyasoma gusa amara umwanya munini ayacuranga mu mutima we. So rero afashe iyo version basa kumva yagera mu rugo agafata agasoma agacapita kamwe cyangwa se verses kwambwiza ukuri ninde banga nabonye. Niba wumva gusoma Bibiliya byanze basi ihinde ngo ngo verse imwe ku munsi uhera aho ngaho uzi kujya gusoma verse imwe ushiduka usomye ebyiri kwa kibiri situmbuka gusomya gatatu no basi bati one verse a day. Nishaka kujya mu migani ifite kuntu yoroshye ibintu cyangwa se na za Matthew so ufati one verse a day. So iyo ugiye ubikora gutyo ndakubwiza ukuri ko umenye ko bikeneye, umenye ko bizakurinda gufungwa uzira ibyaha utamenye birimo hano biri clear. Tugarutse ku cyabazungu bari gusubira inyuma, Bibiliya ivuga kuntu ngo Kayini na Abeli umwe yari umworozi undi ari umuhinzi, umwe yanga undi yica undi, birangira uwisha undi agiriwe n'urubanza rukomeye. Iyo abanyarwanda b'icyo cyanditswe guess what, nsibaza ko umuzungu kuzana Bibiliya ibintu bigaragaza ukuri kw'icyo arimo arabashuka n'icyo kuzabyara ngo n'umuvumo Kayini yatwaye bawifuze. So from the beginning byari muri Bibiliya yuko uyu muvandimwe yishe umugenzi we bimuviramo umuvumo ukomeye, kandi Imana irimo iramuburira. So niba ari umuzungu kuzana amoko akazana n'icyo gitabo niba utari umurongo yari kwagirwa mu mirongo iri hejuru
ngawusibemo yari umwana usibye kabiri urumva wicaga gahunda so rero ntekereza ko Bible is life so bimenye yinyoterwe yishake uyisome ndetse unayumve kuko byamaze koroshywa muri iyi minsi. Urakoze cyane Jesse. Israel dusigaje iminota mike cyane ngo dusoze ikiganiro tuvuze ngo wenda nta kintu kimwe twavugiye hano uyu munsi nibwo tucyagera kandi ufite umunota umwe wo kugira ikintu ubwira abantu bose barimo kutureba kano kanya n'abazatureba mu myaka izaza kuko video tuzashyira kuri YouTube abantu bakomeze bayirebe. Wabwira iki umukristo, wabwira iki umuntu utari umukristo kuri Bibiliya? Okay, Bibiliya ni ijambo ry'Imana, Bibiliya ni ukuri, Bibiliya ni ihesha umuntu kumenya agakiza. Wenda nafata amasegonda make nkakubwira ku by'agakiza. Agakiza ni inkuru nziza yuko Imana ikiza umunyabyaha ikamukiza urupfu no kurimbuka, ikamuha ubugingo buhoraho, ikamugira umwana w'Imana, ikamuha gukiranuka kw'Imana. Uwo muntu ufite agakiza iyo apfuye aba afite ibyiringiro by'uko yajya mu ijuru, nta kintu na kimwe cyamutandukanya n'urukundo rw'Imana, yaba ubu ngubu n'ibihe bizaza, kubera ko abafatanye na Kristo uwo nguwo yizeye. Ibyo ngibyo nibyo bita agakiza. Agakiza umuntu akabona gute? Akabona iyo yizeye gusa. Ediya dusome mu Efeso 2:8-9 aravuga ngo mwakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku birimo kugira ngo atagira umuntu wirarira. So agakiza ntigakorerwa, karakirwa iyo umuntu yizeye Kristo Yesu. Ukizwa kurimbuka, ukizwa urubanza rw'ibyaha, ukizwa umujinya kubwa Kristo wagiye mu kingo cyawe, agafata urubanza, agafata ibyaha byawe n'urubanza rwabyo, Imana ikamushenjagura, agahambwa, ku munsi wa gatatu akazuka. Yazuka ni uko umuntu wese ngo umwizeye agahabwa ubugingo buhoraho, agatsindishirizwa, akagirwa umwana w'Imana. Ubu ngubu ni iteka ryose abafite Imana nka se, kandi naho ijuru n'ikuzimu n'abantu bose bo mu isi bagomba kurwanya uwo nguwo ngo bamurimbure ntibabishobora, kubera ko ari mu kiganza cya Kristo Yesu. Ibyo ngibyo tubisoma mu byanditswe byera Bibiliya. Ese kuki utayisoma kandi ihesha umuntu agakiza? Ndakwinginze urimo uratwumva kugira ngo utangire usome Bibiliya. Niba warizeye rero, niba warabaye umwana w'Imana, ese ntabwo ukeneye kumenya uwo Kristo wagupfiriye kurushaho, wamukuraye handi uretse mu byanditswe byera. Ndagira ngo nkuhe a challenge uyu munsi. Mu gitondo mbere yuko uhura n'umunsi, ubanza uhure n'Imana mu ijambo ry'Imana no gusenga. Fata iminota 30 cyangwa 45 uyifate mbere yo kujya mu kazi cyangwa ujya mu bindi no kwiborosa, ubanza usome ijambo ry'Imana unasenge. Ndagira ngo ubwire ko ibyo ngibyo bizahindura ubuzima bwawe. Murakoze. Urakoze cyane Israel. Dr. Eddie, hari umuntu wabwiye mu kanya, wa muntu niyo nakomeje kugarukaho, ariko na Israel aramubwiye mu buryo busobanutse neza. Umuntu ukimara gukizwa, ukimara kumva ubutumwa bwiza, akaba yahaye ubuzima bwe Kristo, uramubwira iki kuri Bibiliya? Urareba nawe muri kamera mu munota umwe. Ikintu namubwira kuri Bibiliya babivuze. Bibiliya ni ijambo ry'Imana, niyo ukeneye kugira ngo umenye Kristo wagucunguye. Niba warizeye, wizeye. Wizeye, wasobanukiwe ko wari umunyabyaha upfuye, none wibonye Kristo ko apfira ibyaha byawe, wamwizeye, ubu ngubu tuvugana ufite ubugingo buhoraho, kandi uramutse upfuye wabana n'Imana. Nuko wizeye nyine abameze, abafite ubugingo buragendana. Niba wamaze kubyizera rero, Imana ishimwe yuko yaguhaye n'Umwuka Wera. Umwuka Wera rero uyu ntabwo azakureka wenyine, azagushyiramo inyota yo gukunda ijambo ry'Imana. Noneho nawe umwumvire uvuga uti noneho ijambo ry'Imana niryo bizankuza kugira ngo ngende nkora ibyo Imana ishaka. Rero Israel yabivuze, intego uvuga uti noneho mbere yuko nzajya niborosa, reka njye nshama ijambo ry'Imana, kuko kwiborosa ni ikintu utabura gukora. Uvuga uti noneho mbere yuko niborosa nzajya nsoma ijambo ry'Imana. Kubera iki? Urabizi ko umubiri wawe utabishaka, ntabwo umubiri ubishaka pe. Uravuga tereka njyameho kugira ngo nze gufata amasaha noneho mbyuke ngenda. Cyangwa ngo ndaza kwikora ku mugoroba. Numva ngo ku mugoroba urabona muri stress, uzuhita ujya muri gahunda z'akazi. Bikore mbere yuko ujya kwiboroza, ko ikintu uba utari busibe. Breakfast wanayisimbuka, ntufata amafunguro mu gitondo, ariko kwiborosa ntabara kubikora. Ujye uvuga uti ntabwo ndi bwiborose, nasoma ibyanditswe byera. Ikindi nagiye abantu inama, nusoma tuvuge nk'urwandiko rw'Abaroma,
usome ku gice cya mbere ukimanuke ujye ku cya kabiri icya gatatu, kubera ko niba ari urwandiko ntabwo uzashobora kumenya nyine icyo igice cya gatatu kivuga utasomye igice cya mbere n'icya kabiri. Rero usome bakajya batomboza, hari ukuntu abantu basoma batomboza bityo bigagucanga. Wafata Bibiliya ukagisoma ugakomeza ku murongo bityo nibwo uzashobora kubyumva. Ikindi, shaka itorero ry'ukuri ryizera ubutumwa bwiza twavuze Bibiliya yigisha, kuko imwe mu nshingano z'abapasiteri ni ugukangurira abakristo babo gusoma Bibiliya. None se pasiteri mujya gushakamo amafaranga kugira ngo atitaye ku bugingo bwawe, nimukurikira uzakuraho iki se? Nivuga ngo uretse kuba ubugingo bwawe biri mu kuba wasoma Bibiliya, noneho shaka itorero ry'ukuri ryizera Kristo, ryizera ko dukizwa n'umuntu bwo kwizera, ryizera ko ijuru ridakorerwa ahubwo ari impano y'ubuntu bw'Imana. Iryo torero nuribona rizagufasha gukomeza gukunda Kristo no gusoma ijambo rye. Ubutaha niduhura nzakubaza niba n'abadokiteri badafite inshingano yo kubwira abarwayi ko bakwiye gusoma Bibiliya. Mr. Jess, umuntu ukijijwe, umuntu udakijijwe, tuvuze ko ibintu byose twavuze hano tutabivuze, n'ibyo ba Israel na ba Ede bamaze kuvuga batabivuze, wowe wamubwira iki urebye muri iriya kamera? Njye ikintu namubwira ndifashe ijambo riri muri Zaburi 119 umurongo waho wa 105, ravuze ngo ijambo wavuze ni itara rimurikira, ni urumuri rumurikira imigenzereze yanjye. Ni ukuvuga ngo ubundi mu by'ukuri ijambo ry'Imana ni uburyo bufasha umuntu kumenya uko abona ibintu, uko abitekereza n'imyanzuro bifataho. Rero ubundi ntibyari bikwiriye ko umuntu abaho haba ukijijwe n'udakijijwe atazi icyo nyiri uruganda rw'ibiremwa rya muntu yavuze kuri twebwe. Kuko kandi nibwo buryo babivuga, bavuga ko iyo umuntu akoze imodoka arima n'aka guidebook manual cyangwa se agatabo kafasha umuntu kumenya uko bikoreshwa, nibwo buryo ijambo ry'Imana rimeze kuri twe. Niko kuri Imana yahaye abantu ngo bamenye mbese ubu buzima turimo, ahantu twisanze ni iki dushakaho, tuzahava gute, tuzajya hehe, twavuye he, turabamo gute hano. Muri Zaburi Dawidi avuga ngo ijambo ry'Imana ngo n'itara rimumurikira, ngo icya kabiri ngo rimurikira ngo n'imigenzereze ye, uburyo akoramo ibintu ngo niryo ribimurika. So rero ndamubwira umuntu aje agasoma Bibiliya akumva imigenzereze y'ubuzima yose ariko ntiyumve Kristo, ntiyabahushije buriya. Mu by'ukuri cyangwa ntabwo bishoboka ko wasoma ngo wenda nuko wamungana nuko wambwiye ati sinibuka ibyo bavuze nkaba mbishingiyeho nkivugira ibirengaho, ariko neka ko muri Bibiliya niho na Kristo ari n'ubundi. Okay. Yes, muri iyo migenzereze umenya ko umurimo wa mbere Imana yahaye abantu ari ukwizera umwana w'Imana. So rero ubwo iyo wamaze kuhamenya ukurikiraho no gukurira mu mwami, byose biri muri aho ngaho actually. Iyo migenzereze tuvuga iyo buri uko uhera wakira Yesu ugenda ukurira muri we, it's all bigize bitakuryohera gusoma Bibiliya uyu munsi kaba bikuryohera. Mu by'ukuri n'uyu munsi ntabwo ari ikintu kinyoroheje. Ndavugisha ukuri mbwiza ukora abantu kuko Bibiliya ni igitabo Satani yanga, kandi Satani nawe ahora arwanya ko tutagisoma. So rero ngisoma ku ngufu. Ndavuga kuryoherwa, kutaryoherwa. Urabona hari kuba ibintu bitakoroheye ariko bikaba bikuryohera. Wasoma igitabo kumva kiraryoshye pe. Mu by'ukuri Bibiliya iyo washoboye kwisomera ryoha bibiha utaratangira, ariko iyo wagezemo ni ukuri Bibiliya ryoha. Urakaze cyane. Munyemerere mbashimire mwese, mbashimire ko mwitabiriye ubutumire. Ndabizi ko izindi nshuro nyinshi nazo muhazaza nzakomeza kubatumira ku ngingo zitandukanye tukaganira. Ikiganiro cyitwa CNM podcast. CNM ni Christ for the Nations Ministries, ni umuryango w'ivugabutumwa. Niyo mpamvu abadukurikira muba mwumvise dukomeza kugaruka ku butumwa bwiza, dukomeza kugaruka kuri Kristo, dukomeza kugaruka ku gakiza. Ni ibintu bituryohera kubivuga, ni ibintu twibwira tudashidikanya, twemera tudashidikanya ko nta kindi kintu mu buzima, nta kindi kintu ku isi gifite agaciro nk'icyo Yesu yakoze cyo gucungura abantu. Niyo mpamvu rero tukigarukaho kenshi. Nubwo dushobora kugira n'ibindi biganiro tuganira, tukavuga ku bitabo bitandukanye, tukavuga kuri business, of course muri Christian perspective, tukavuga ku zindi ngingo zitandukanye, ariko mu by'ukuri iyi ngingo tuba twagarutse mu munsi ni ingingo nyamukuru kuri twebwe. Turabashimira rero ko mudukurikira, turabashimira ko mujya muduha feedback, hari igihe mutwandikira kuri YouTube, hari igihe mutwandikira ku social media yandi, ama Instagram n'ibindi. Turabashimira cyane ko bamwe muri mwebwe banasangiza abandi ibyo tuba twavugiye hano.
turasa nkaho turangije ikiganiro cyacu. Ikiganiro cyacu CNN podcast kiba buri cyumweru kuva saa 9 n'igice kugera saa 10 n'igice. Njyewe nitwa Vital Muvunyi, wari